muraho neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha kandi mukomeze mugubwe neza. Iyi ni Anisho AI TV show. Ndabashimira cyane abantu bose bakomeje kudukurikirana mu buzima bwa buri munsi, ndetse muduha subscribe, like, share ndetse n'umudana comment y'ibitekerezo mudushyigikira mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane rero, ndagarutse nanone kugira ngo tuganire. Uyu munsi ndifuza ko tuvuga ku bantu dukwiriye gukura mu buzima bwacu. Mu by'ukuri abantu bose siko dukwiriye kugendana nabo urugendo rw'ubu buzima. Uyu munsi tugiye kureba abantu 7 ukwiriye gukura mu buzima bwawe niba wifuza iterambere, niba wifuza ubuzima bwawe ko buhinduka. Mu by'ukuri hari abantu benshi twitirira inshuti, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga abo bantu nabo mu muryango yacu ni abavukanyi bacu, ariko abo ngabo ugasanga kenshi na kenshi ntabwo tujya tureba ku ngaruka bajya bagira mu buzima bwacu. Rero niba wifuza ko hari abantu ubana nabo, reba mu bantu bose ufite, urebemo ubwoko bw'abantu ngiye kukubwira, cyangwa se imyitwarire y'abantu ngiye kukubwira. Nusanga harimo abayifite, abo ngabo bakure mu buzima bwawe. Ntibivuze ko ari ukubanga cyangwa se ko ari abantu babi, ariko si abantu bose dukwiriye kugendana muri uru rugendo rw'ubuzima. Uyu munsi rero reka tuganire kuri aba bantu 7 ukwiriye gukura ku buzima bwawe. Umuntu wa mbere rero, impamvu tugiye kubavugaho, mumbabarire cyane mbaze mbisegureho, ntabwo turi bubajugunye, ariko ni abantu mu by'ukuri batarabo kwizerwa. Si uko tubanze cyangwa se kubera ko tuba tutabakunda, ariko niba ushaka kwiyubaka, ushaka gutera imbere, ugerageze aba bantu ubikureho. Murakoze cyane rero, reka dutangire ikiganiro cyacu. Umuntu wa mbere rero, abantu 2 ukwiye gukura mu buzima bwawe ni abantu bahora baguca intege. Abo bantu ni babandi ubwira igitekerezo cyawe bakakubwira ngo ibyo bintu ntabwo bishoboka. Wabagizaho inzozi ufite z'ejo hazaza, bavuga ati wowe izo nzozi ufite ni nini zirakurenze, bakakubwira ko utagira gute, utabishobora. Mu by'ukuri akenshi barakubwira ati sibwo ubona utibeshya koko, iyo wirebye urabona ibyo bintu we wabishobora. Abo bantu ntabwo ari abantu beza, kuko umuntu uhora ukubwira ijambo riganisha ko wowe utashobora gukora ikintu ntabwo ari umuntu mwiza. Abo bantu batubwira ayo magambo mabi rero dukwiye kubakura mu buzima bwacu, kuko iyo babitubwiye kenshi bigiraho natwe koko tukabyizera, tukagira ngo ni ukuri koko ntabwo twabishobora. Umuntu uguca intege rero ntabwo ari umuntu wagufasha cyangwa se wagufasha gukura. Ikindi kandi gukura k'ubuzima bwawe ni ukugira icyizere cy'ejo hazaza. Uwo yari umuntu wa mbere ukwiye gukura mu buzima bwawe. Tugiye kureba umuntu wa kabiri. Abantu ba kabiri ni abagukoresha gusa mu nyungu zabo. Aba bantu ni ba bantu bagukenera cyangwa se bakwifuza hafi yabo iyo hari ikintu bagukeneyeho. Iyo bakeneye amafaranga kandi bazi ko uyafite, rwose barakwegera. Ariko wowe iyo bakeneyeho ubufasha, abo bantu rimwe na rimwe ntabwo bajya bagira gute, baboneka. Ariko iyo bakeneye izina ryawe, ushobora kuba ufite izina rihambaye rwose, kuba ryaba riri mu bintu byabo bumva ari ibintu biri sawa, ariko wowe wabakeneraho ubufasha ntibigere baboneka. Mu by'ukuri umubano nk'uwo nguwo utabamo gusheyaringa, utabamo kubana, utabamo ibintu byo kumvana, ntabwo ari umubano nyakuri. Ntukemere ko bagukoresha mu nyungu zabo. Ubwo bwari ubwoko bw'abantu bwa kabiri. Abandi bantu rero ni abantu b'amarangamutima mabi. Ugiye kwibaza ati se aba bantu bo bameze gute? Komeza ukurikirane channel yanjye, ukurikirane ikiganiro, nikiza kugucika, kugira ngo uze kumenya abantu ukwiriye kubana nabo. Kandi wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora, ndetse wowe wayikoze ukaba utarakanze kukazogera wibuke gukandaho, kandi like, share, ndetse uze no kuduha comment y'igitekerezo cyawe. Ese wowe urumva undi muntu udakwiriye kubana nawe mu buzima aruhuhe? Reka dukomeze n'abantu ba gatatu. Nari mvuze abantu b'amarangamutima mabi. Bene aba bantu buri gihe barakwinubira, ndetse iyo ugize ngo urabasanga, rimwe na rimwe ntabwo baba bakeneye no kukubona, kuko akenshi ureba bakubona nkaho nta cyiza bakubonamo. Ikindi, abo bantu baba ari abantu batagira icyizere cy'ejo hazaza.
nabo ubwabo ntabwo baba bifitemo icyizere cy'ejo hazaza. Iyo umaranye n'abantu rero nk'abo ngabo mu mwanya ukagendana iminsi, ugeraho nawe ugahinduka nkabo, ugatangira kubona ubuzima bwawe mu ndorerwamo mbi nk'iyabo nyine. Urumva n'umunyarwanda yarabiciye yaravuze ati mu by'ukuri iyo ufite ihene nziza ntabwo wayizirikaho imbi iri. Mumbabare gukoresha umugani ariko n'umugani w'ikinyarwanda. So rero ndagira ngo umenye neza ko ibyiyumviro byandura. Ikindi, kurinda umutima wawe ntabwo ari ibintu bibi cyangwa se ni ibintu by'ingenzi kurusha ikindi kintu. Tugiye kureba rero abandi bantu ba kane. Abandi bantu ba kane ukwiriye gukura ku buzima bwawe ni abantu bagusuzugura. Mu by'ukuri hari abantu ubana nabo bakaba badashobora kumva igitekerezo cyawe. Ikindi, wowe wagira icyo uvuga bakaguseka rwose nk'aho ibyo uvuze wowe bitari igitekerezo kikuvuyemo. Ikindi, bakakwereka ko nta gaciro ufite. Niba ubona hari abantu bari hafi yawe bagufata gutyo, abo bantu bareke, baveho ndetse ubikureho rwose bifatika. Nta muntu ugomba kukwibutsa ko udafite agaciro cyangwa se uri hasi ye. Ntawe wavutse uri umuntu ufite agaciro, kandi umuntu ugusuzugura ntabwo akwiriye kuba hafi yawe. Abo bantu rwose tubarebe kandi tubamenye, tubirinde. Abandi bantu ba gatanu ni abantu bagusubiza inyuma. Mu by'ukuri tugira inshuti tuba tuziranye mu buzima bwa kera, tuba tuziranye mu bundi buzima pe, ariko igihe cyose bakubonye bagashaka kugukururira mu ngeso mbi wowe waretse, urumva ni ukugusubiza hehe? Inyuma. Mu by'ukuri abo nabo ntabwo ari abantu beza dukwiriye kubana nabo. Iyo ushaka guhinduka umuntu akaba adashaka kubona ko ushaka guhinduka, ntabwo ari umuntu mwiza, kuko akenshi usanga akubwira ngo mureka kwigira undi wundi se, mureka de. Urugero wenda nashobora gutanga ni nk'abantu bakunze gusoma ku gacupa. Hari igihe uvuga uti genda ndashaka kureka inzoga, akavuga ati tubabarire ngwino turabizi usanzwe unywa. Urumva rero ni abantu batari beza dukwiriye kugumana mu buzima bwacu. Abandi bantu ba gatandatu ni abantu bakwigisha guhora wigaya. Aba bantu bo barakubeye cyane. Buri gihe cyose iyo utekereje kugira ikintu ukora kiguteza imbere, cyangwa se iyo barimo barakubwira ngo ngo reba runaka abandi iyo bageze, ngo urabona runaka ari hehe, ngo wese ubwo uri hehe, igihe wahereye wageze kuki. Nukuri abo bantu ntabwo ari abantu beza. Mu by'ukuri bahora bakwibutsa amakosa yawe yahahise. Ikindi, bagutera ipfunwe bagatuma wiyumva nkaho watsinzwe. Urumva ntabwo ari abantu bagufasha gutera imbere. Mu by'ukuri kwibabarira ni intambwe ya mbere y'iterambere y'umuntu ku giti cye. Umuntu udashaka kubona ko wahindutse ntabwo yashobora kwigira agushyigikira mu byo urimo gukora. Abantu ba karindwi rero tugezeho, nibo ba nyuma. Abantu bahora bakugereranya n'abandi. Barakubwira bati reba runaka hageze, wowe se ugeze hehe? Yewe ibyawe byo nta kigenda. Ntago niyo wabigenza ute ntabwo wamera nka runaka. Icyo gihe uwo muntu n'ubundi ntabwo yagushyigikira, ntiyakubaka. Nawe ubwawe niyo mwaba muri gukorana ikintu ntabwo ushobora gutera imbere, kuko akenshi ahora abona nta cyiza ufite cyangwa se nta cyizere cy'ubuzima akubonamo. Mu by'ukuri rero abantu tubana nabo ni abantu b'ingenzi, ariko dukwiriye kumenya abo tubana nabo bashobora kudufasha muri ubu buzima. Uko mubizi ubuzima bwacu burihuta cyane, isi iragenda ihindura imibereho. So niba rero uyu munsi ushobora guhindura imibereho ugashaka gukora ibindi birenze ku byo wakoze, umuntu akakubwira ngo ntabwo wabishobora, mu by'ukuri ntabwo ari umuntu mwiza. Murakoze cyane rero. Ibyo byose iyo bikubayeho bigenda bikugabanyiriza icyizere. Murakoze cyane. Ni Arisho AITV show, n'ubundi ndakomeje cyane kubaganiriza kandi nabashimira. Wowe utarakora subscribe uyikore, ndetse ukane no kukazogera kugira ngo ujye uhora ubona ibiganiro byacu kuri Arisho AITV show. Nawe wayikoze wibuke gukanda like, share, usharinge ibi biganiro bigere ku bantu benshi, kandi n'igitekerezo cyawe ni ingenzi. Murakoze cyane rero, ndabakunda. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Ciao ciao ciao.